Imana
ibyo badukoreye byose n'ibyo twabigeyeho byose byadufashije kuba aho tubibona none. By'umwihariko twebwe abapadiri dufite ba diyosezi bashya, turashimira abapadiri n'abadiyakoni twakoranye urugendo mu myaka 15 yose ku ntebe y'ishuri. Urukundo rwa kivandimwe n'ubumwe bwaturanze bizakomeze biturange no mu butumwa bushya twinjiyemo. Iyo tuvuze abo twiganye tunazirikana barumuna bacu badafite urugero mu seminari bazatwaze kandi bakomere, natwe tuzakomeza kwihatira ababe urugero rwiza. Ni koko kuduhamagara n'indahemuka tumwemerere tugeraho. Nitwabura gushimira abavandimwe bacu, abo tuvukana, inshuti, abaturanyi n'abandi bamenyi bakomeje kudutera imbaraga, ndetse namwe mwese umuryango w'Imana uburyo mwaje kudushyigikira no kuba abahamya b'ukuri b'ineza y'Imana igaragariza abaciye bugufi natwe. Amasengesho yacu ntiyapfuye ubusa, byaratangaza ay'uyu munsi yadukoze mu mutima. Nk'abapadiri bashya dushimishijwe n'iyi ngabire idasanzwe twaronse, ingabire yo guca bugufi kugira ngo ubuntu bw'Imana burusheho kwigaragaza. Ubupadiri twahawe ni intangiriro y'icyiciro gishya cy'ubuzima bwacu, ubuzima tutihariye twenyine, ahubwo ubuzima dusangiye n'abana b'Imana, kuko umusaseredoti atibereyeho ubwe, ahubwo abereyeho Kristo umutuma mu buryo bwe. Turazirikana rero umurava n'ubutwari dusabwa kugira ngo dusohoze neza ubutumwa twiyemeje mu kwemera no mu rukundo. Turazirikana ko ari ishuri rishya ndetse ritoroshye twinjiyemo. Turazirikana ko amazina yacu yahindutse tukaba ahandi uyu munsi. Turazirikana ko kuva none turi abami abaherezabitambo n'abahanuzi na Kristo ubwe. Hejuru ya byose turazirikana ko turi intumwa z'urupfu n'izuka bya Kristo, kandi ko tugomba kubaho tumwishushanyije kugira ngo ingoma ye yongere hose. Mudusabire buri gihe kugira ngo turusheho gusa n'uwadutoye. Mudusabire guhora turi bashya, bityo duhore turengerana Kristo. Bakristo bavandimwe, muzi neza ko padiri ari umubyeyi, ubu natwe twabaye ababyeyi. Muzadufashe kuba ababyeyi beza, utubonye ntatubonemo ikindi kintu kitari ibyiza byabo. Turi ababyeyi ba bose, cyane cyane aho dutura. Nta mpamvu rero yo gushaka kutugumana muri za mvugo ngo padiri wacu, umwana wacu n'izindi. Ubutumwa twahawe burenze isano, burenze imiryango tuvukamo, burenze aho tuvuka, ndetse bunarenze ubucuti busanzwe dufitanye. Muzadufashe kuba aho tugomba kubaho, munatugira inama niba ngombwa. Twifuza kuba abahamya b'ubuzima bw'Imana aho kuba abahura ijambo ryayo gusa. Ni koko abigisha iby'Imana ni benshi, ariko abahamya b'ubuzima bw'Imana ni bake. Twifuza kuba abakristo beza bataziritswe n'imipaka iyo ari yo yose mu butumwa bwabo, usibye gukora ugushaka kw'Imana konyine. Muzadufashe kubafasha. Mu gusoza tubaragije umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima, uhora atakambira isi kugira ngo yakire inkuru nziza umwana wa Yesu Kristo yatuzaniye.
muharane umugisha. abandi
kiliziya rusange yishimye bikavugwa. Diyoseze ya Ruhengeri irahimbawe, abaporotini barashima Imana, twese turasingiza Imana. Mana singizwa kubera urukundo n'ineza yawe, wowe wasangije ubuzima bwawe ukanagabaga uruhare mu igizwa rya bene muntu. Mana shimirwa urabasingiza. Twifurije umunsi mwiza intore z'Imana zaduteranije hamwe. Bana bacu bahaye ababyeyi, turabifuriza ishya n'ihirwe n'imigisha muri ubu butumwa mwahamagaye. Ni umugisha kubera ko muri diyoseze yacu dufite amaparuwasi ane ayoborwa n'abihayimana. Muzi neza ko paruwasi ya Gihogwe ariyo abapadiri b'abaporotini, kuri paruwasi ya Gahunga habamo abapadiri b'Abakarume, Nyakinama muzi ko hariyo abapadiri b'Abariyani, ndetse na Nemba birimo abakarisite bafatanya ubutumwa n'abapadiri bwite ba diyoseze ya Ruhengeri. Nemba iyo bahawe kandi harimo umwe w'abakarisite hano mu Ruhengeri, muri batanu harimo umuporotini. Rero umwanya mwiza wo gushimira imiryango y'abihaye Imana dusangira ubutumwa muri diyoseze yacu ya Ruhengeri. Bavandimwe, turabashimira uburyo mwinjiye neza muri gahunda y'igeneramuco ya diyoseze ya Ruhengeri, aho nk'uko mubizi duhamagariwe gufasha abakristu gushora imizi muri Kristo, tukongeraho ko tubikesheje igeneramuco ryegera abakristu, aho twese nk'abisanzuye dufatana urunana, abakuru n'abato, abarayiki, abiyeguriye Imana, abasaseredoti bwite n'ab'imiryango baturuka muri diyoseze yacu, twese tukameza umugozi umwe twiyubakira diyoseze. Muri iyi gahunda tukaba tuzi uruhare rukomeye rw'umusaseredoti muri iyi gahunda y'igeneramuco muri diyoseze yacu. Bana nyakubahwa bakristu bavandimwe, umusaseredoti ukenewe muri ibi bihe muri iyi si yacu ni umuhuza w'abantu n'Imana n'abantu hagati yabo. Muri iki gihe hari henshi twumva kandi tukibonera ibiri kuba amakimbirane mu ngo, mu miryango, hagati y'abana n'ababyeyi, mu baturanyi
w'abantu. Umusaseredoti w'iterambere ni uwibutsa igihe n'imburagihe ko twese turi abana b'Imana muri Kristo, tukaba abavandimwe. Urwango, irondakoko, irondakarere ndetse n'ivangura mu rwego rwose ni ugukatira igihango cy'ubukristu, ni ugukatira igihango cy'ubuvandimwe. Nk'uko insanganyamatsiko y'iyube y'impurirane zirimo dushishikariza gahunda Yesu Kristu, soko y'amizero, soko y'ubuvandimwe n'amahoro. Abasaseredoti muhawe ubupadiri muri mwaka wa bibiri y'impurirane, muzafashe abakristu kurangamira Kristu, soko y'amizero, soko y'ubuvandimwe, soko y'amahoro. Abasaseredoti hamwe n'abakuru banyu dusanze mu butumwa, muhamagariwe kuba abashumba b'intangarugero nk'uko byagarutsweho mu nyigisho ijyanye n'uyu munsi. Ndifuza ko mwahobera kuri ibi bintu bitatu byo byavuye byumvikana uyu munsi mu gushimangira ibyo bitatu. Icya mbere, kwitangira ubushyo bw'Imana mwibwirije, mutabikoresheje n'agahato. Urukundo rw'Imana rwabahutije iwanyu, urukundo rw'Imana rubateye kwitangira aho mushinzwe, ukwicisha bugufi, ubwiyoroshye. Icya kabiri, kudaterekesha igitugu, ahubwo ukaba abasaseredoti, abagaragu ba bose, cyane cyane abaciye bugufi, indushyi, abababaye, abari mu kaga, umugaragu wabo. Icya gatatu, ariko cyane nagarukaho, gukora byose kubera ingoma y'Imana, gukora byose kubera ikuzo ry'Imana n'iyitwa rya muntu, nta gukurikirana amarongo y'umuntu ku giti cye. Ibyo ni ukubyitaho igihe umushumba mukuru azigaragariza wa munsi uzahabwa ikamba ridashanguka ry'ikuzo, nk'uko tubisanga mu ibaruwa ya mbere ya Petero, umutwe wa gatatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa kane. Abasaseredoti ba Nyagasani, muzabe abahamya b'ubuvandimwe aho muri hose. Uko muhanye muzakunda zanyu n'uburyo mufatanya mu butumwa, nibibere aho mushinzwe urugero rwiza. Abasaseredoti bashya, turabishimiye, turabashimira ko mwemereye kwitaba akarame umuhanga wa Nyagasani. Turabashimira imbaraga n'ubutwari mwagaragaje kuri uru rugendo rugana umusaseredoti nyobozi. Mukomere kuri iyo mpano mbere Kagame dutwaye
mu ijambo ryanyu ryiza mwagaragaje ko mwishimye kandi mushimye, ndetse mwongeye ko ari ibyo musaba. Ibyo musaba bishingiye mu kuzirikana uburemere bw'ubutumwa muhawe. Icyo twababwira nk'ubuhamya nabaha n'umubyeyi wanyu, ni uko mu geragezo mushobora guhura n'ubuzima n'ubutumwa muzakomezwa no kwera no kwizera Imana bitivuguruza mu rukundo rwayo. Turabasaba kandi ku Mana twisunze Bikira Mariya n'abana. Reka nsoze rero nshimira ababyeyi bari bahagarariye abandi bafite izina ryabo, babashimira. Natwe nakaze turabashimira ababyeyi, tugashimira n'abafashije Simone bose kugera kuri uyu munsi w'igishimo. Dushimiye kandi abanyamungu paruwasi Rwaza mu Mbaraga na Mutete, umuryango w'ababyeyi muri rusange, abasaserdoti baherewe gukora hano muri katedrali n'ikimenyetso cy'uko bafitanye n'umwepiskopi. Turashimira rero paruwasi katedrali ya Ruhengeri yakiriye ibirori bihiye, gushimira n'abafashije bose. Mumfashe dushimire abafashije bose muri izi mbyino z'uyu munsi. Ibyishimo by'uyu munsi abashimira uburyo bisengesho basangiye bikanira Imana. Abasaserdoti bashya muri iyi misa nahawe isakramento y'ubusaserdoti bw'urwego rwa kabiri, mubikesha ko barambuyeho ibiganza abasiga n'amaboko n'ubutore. Nimwigire ushingiye ku baje ahamagara Kiliziya, bahe n'ibindi bikenewe n'inyandiko ziherekeza isakramento, zikabaha n'ububasha. Icya kabiri ni urwandiko rubaha ububasha bwo gufasha umuryango w'Imana kwiyobora n'Imana mu isakramento rya Pentekoste guhera uyu munsi. Hari n'ubutumwa kuri aba bapadiri biga ba diyosezi, Padiri Aroni, na hari ubutumwa muri paruwasi ya Rwaza. Padiri Gaston, na hari ubutumwa muri paruwasi ya Nyamba.
ariko ubutumwa akabugabwa n'umuryango we amakuru nabwibwiye kuko numvise ko wamutumye paruwasi ya Kabirizi muri diyoseze ya Butare. Uwe
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana yacu tugushimiye ko umubyeyi udukunda, tugushimiye kandi umureke mu gihe waduhaye turi ku musaraba ndetse na Roho Mutagatifu wanatuyobore. Tugushimiye kandi uko wadutoye udusemeza n'ingabire z'ubusaserdoti, none tukweretse ibyo tugiye gukorera byose, ibyo tugiye gusangira ndetse n'ibiganiro tugiye kuhagira, ngo byose biyoborwe nawe kandi bihe umugisha wawe, bibereho gukunda no gukorera ku Yesu Kristo umwami wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Abasazi turi kumwe ariko nk'uko mwabibonye kuva mu gitondo, umushyitsi dufite mukuru ni umubyeyi wacu n'episkopi wacu yitwaye Musenyeri Harorimana, kugira ngo twongere amashyi menshi cyane ni mu rukundo tujyanye isinori ababyeyi b'abapadiri bashaka abakiriho mwakoze kuza. Nyiricyubahiro Musenyeri, turashimira mbere na mbere
Imana kubera ibyiza idahwema kugirira umuryango wayo. Yatangije urugendo rw'umugambi wayo muri aba bana bacu baduteranyirije hano. Ibifuriza kuyibera abahamya n'abagaragu bayo ku buryo bwihariye. Niyo yakomeje intege nke zabo kugeza uyu munsi. None kuri uyu munsi ikaba yabatoye ku buryo budasubirwaho. Ibagira umwihariko wayo n'Imana ya Kiliziya. Niyo kandi ku bushake bwayo yashimye ko mu miryango yacu havamo intore. Urabona ko turi hano twese akanyamuneza ni kose. Twese duhe Imana amashyi y'impundu twishimiye kwiga. Amashyi y'impundu. Nyiricyubahiro Musenyeri, turashimira abayobozi bafashije aba bana bacu mu izina rya Kiliziya, abarezi, ababyeyi n'inshuti badahabereye kubafasha mu buryo bunyuranye mu rugendo rwabo. Barakoze cyane kwakira no kurera neza umuryango wose w'abana b'Imana. Nyiricyubahiro Musenyeri, turashimira abana bacu. Nakunze kuvuga ko ari abana bacu. Nibyo koko, ariko none ubu ni ababyeyi bacu, kandi nabyo ni ukuri koko. Tubashimire ko bakomeye bagakomeza urugendo rwo kw'Imana, bakaba kandi bakibikomeje. Mu izina ry'ababyeyi nyuma na nyuma turashimira mwese muri hano, abaturutse mu Butete, mu Gahunga, i Bumara, i Rwaza, ndetse n'abakristu ba hano mu Gerero kuri katedrali. Mu gusoza ndagira ngo mu izina ry'ababyeyi ngire icyo nsaba ndagisaba abapadiri basha, basaserdoti b'Imana, murabintwari, muzabe mutarigaheruka ku isezerano ryabo mwahize rumwe. Natwe abaharayiki tubasezeranije kubahoza mu masengesho yacu tubereka Imana. Umubyeyi wacu tubereka Imana, umubyeyi wacu dukunda. Tubifurije imigisha y'Imana n'amahirwe. Imana ikomeze kubagera imbere, maze urwo rugendo murimo muzarusohoza amahoro muri Nakema, maze kuba umunsi wa nyuma uwo mwakoreye azashimishwe no guhamagara ababwira ati nimuze bagaragu heza kandi b'indahemuka, mwishimane na shobuja. Umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Fatima akomeze kubafatira igihugu. Yewe umunsi mwiza.
kugira ko ndi mu rugo kuko abasaseridoti benshi banyigishije nanyuze imbere nk'aho nagiye niga ndetse n'aho nari nzi nk'umukristo usanzwe nahoze mubwira ngewe ndi mu rugo, ariko icyashimishije ni uko nongeye kubabona. Nyakubahwa nyiricyubahiro, mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, mbere na mbere turabashimira ko mwaduhaye ubutumire muri uyu munsi mukuru wo gutangiza akabariro by'ubusaseridoti. Tukaba twishimiye kubana namwe, ariko nyuma mu rwego rwo kugira ngo tubashimire ibikorwa bitandukanye Kiliziya Gatolika ikora, navuga muri aka karere ka Musanze kuko ni byinshi biragaragara mu nkingi zitandukanye. Navuga mu nkingi y'ubukungu, hari ibikorwa byinshi bidufashamo kugira ngo dukomeze kubaka umukristu ukunda Imana, wubaha Imana, ariko uniteje imbere. Hari mu mibereho myiza ubuyobozi bw'akarere burabashimira, haba mu bikorwa mufite bitandukanye, hari amashuri atandukanye, hari kaminuza, hari ibigo nderabuzima bitandukanye n'izindi gahunda mukora kugira ngo mukomeze kubaka umunyarwanda ndetse n'umukristu ufite imibereho myiza. Ntabwo ari ibyo byonyine kuko ibikorwa biragaragara, haba mu miyoborere myiza, MC yaramaze kubivuga muri cya gitabo, ndetse n'ubutabera gifasha kugira ngo koko umukristu amenye uburyo yakwitwaramo, haba aho ari mu gihe yaba ari ku kiliziya cyangwa mu gihe ari mu muryango remezo ahatuye. Ibyo rero turabishimira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, tubizeza ko tuzakomeza gufatanya nawe mu gukomeza kuba umukristu muzima ndetse umukristu ukunda igihugu agakunda n'Imana. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Ibyo ari byo byose ayo mashyi ku bantu bamaze kuba muri nyungwe ntabwo Ukure
izina ry'umuryango wa Padiri by'umwihariko mu izina rya Padiri Eugene Niyonzima umuyobozi w'umuryango wa Padiri mu Rwanda kuko mu Bubiligi umuryango wibarutse umusasaridoti Kazimiri Bisenge hamwe na bagenzi be kugira ngo muri aka kanya mumfashe dushimire Imana duhaye ingabire yo guhimbaza isakaramentu kuri uyu munsi. Amagambo ni aya Padiri Eugene Niyonzima kugira ngo dushimire by'umwihariko Musenyeri Vincent kuba mwaremeye kwakira umuvandimwe wacu Kazimiri Bisenge, tukaba mwaremeye kudufasha mu rugendo twarimo uyu munsi, mukaba mwamushyize n'amarambo y'ibiganza umuha isakaramentu cy'ubusasaridoti w'urwego rwa kabiri rw'ubupadiri. Abavandimwe ba Parote ndetse n'abandi hano mwafashe tukamushimira twikuye ku mutima. Ni ibyishimo kuri twe kuba twungutse andi maboko mu butumwa bwa Kiliziya ndetse n'ubutumwa bw'umuryango. Padiri Kazimiri yiyongereye ku mubare w'abasasaridoti dufite mu muryango wacu, akaba rero aje guterwa mu bitugu mu butumwa Kiliziya dushinga muri iki gihugu ndetse no mu karere kose dufite mu butumwa mu Rwanda, Kongo n'Ububiligi. Buriho kandi kubashimira umubano mwiza dufitanye n'imikoranire myiza tugirana mu rugendo rwo kwitagatifuza mu butumwa bwa Kiliziya, cyane cyane igihe cyose mutuba hafi umubyeyi ndetse n'abo muduha ubutumwa mukaduherekeza. Ubungubu twishimiye ubutumwa dukorera muri diyoseze ya Ruhengeri muri paruwase ya Kinoni, tukaba twifite ibyishimo byo gukomeza ubutumwa mudushinga. Turabizeza kandi gukomeza kubutunganya neza. Berekeze ijambo ryanjye ku babyeyi babyaye abasasaridoti, namwe murabo gushimirwa. Umwe bavugiye abasakaramentu uyu munsi yavuze ati mwabyaye Imana nayo izabahekera. Babyeyi, dufite igihano gikomeye cy'uko mutikunze cyane mukarebera abana banyu Kiliziya, ubu bakaba nabo bagiye guharanira kwamamaza ingoma y'Imana. Uburere mwabahaye bwatumye batera intambwe, bari rwanyu bagaragara n'abavandimwe bawe. Tukabashimire abambera amashimwe. Tusoza nisabira abavandimwe abapadiri, abavandimwe, urugendo murimo urugendo rukomeye, ariko muhumure uri mu nzira zahawe na Yesu n'intumwa n'abepiskopi n'abasasaridoti babanjirije. Niba hari byinshi bagezeho
nimuze dufatanye urugendo kandi n'umutagatifu n'ingabire z'Imana bazabibafashamo. Twaze kujya mbere, muze dufatanye urugendo duhamye Kristo, tumwamamaze ingoma y'Imana yegere hose. Icyubahiro Musenyeri, abasaseredoti b'Imana, abayobozi b'inzego bwite za leta, abakristo bavandimwe, dusoje ijambo nshimira umwanya mwaduhaye twese mu birori byanyu nk'abapadiri n'umuryango w'abapadiri bigeze gusaba ngo bahaguruke babone, ariko mu gihe dufite ijambo rero ko ricuta agira ngo basabe aho umuryango w'abapadiri, abasaseredoti, abafureri, ababikira ndetse n'abarayiki, urwunge rw'abapadiri bahagurukiye hamwe twita urugaga rw'amasabuka gatolika bashyizwe mu mutagatifu St. Paroti. Ubutumwa bwacu bw'imbuto nyinshi, maze twongere amaboko Kiliziya, ingoma y'Imana yegere hose. Murakoze. Hari inyuma
nyakubahwa dusubiyemo turifuriza umunsi mwiza intore z'Imana zaduhurije hano uyu munsi umunsi mwiza. Nibyo koko uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo bitagatifu. Kiliziya irishimye irahimbawe, diyosezi ya Ruhengeri irishimye irahimbawe, ababyeyi b'izi ntore barishimye barahimbawe, twese turishimye turahimbawe, turashimira Imana kubera ubuntu bwayo nimumfashe twishime. Uyu munsi wabaye umunsi w'ibyishimo muri diyosezi yose, umunsi w'ibyishimo mu muryango wa Parotini, Paruwasi Katedrali ikaba yagize umugisha wo kwakira ibyishimo by'uyu munsi. Rero mbere yo gukomeza ndagira ngo ngaruke ku gaciro ko guhabwa isakaramentu y'ubusaserdoti muri katedrali, ni ukuvuga kiliziya cy'igitaro cy'umwepiskopi. Batabizi ubusaserdoti umwepiskopi mu izina rya kiliziya wenda kwifuza yatera intambwe. Ni nawe wenyine ushobora kumuha ubusaserdoti, umwepiskopi wenyine ushobora kumuha ubusaserdoti. Ubundi ubusaserdoti bugatangirwa muri kiliziya katedrali y'umwepiskopi akwigisha, ariko kubera impamvu z'ubutumwa no kurushaho gufasha abakristu kumva iyo ngabire itangaje Imana nyirabayo, akaba yakwemera ko yabera ubusaserdoti bwatangirwa n'ahandi hantu, ni ukuvuga muri paruwase n'ahandi hantu. Ubu rero tumaze kumenyera ko umwepiskopi azenguruka za paruwasi atanga ubupadiri, ugakeka ko ariko bitwa biteganyijwe. Ubundi igiteganyijwe ni nk'uku aho abana ba kiliziya baza bagahurira muri paruwasi y'umwepiskopi katedrali maze bagahabwa ubusaserdoti. Ubu rero nk'uko mwabimenye, kubera umugisha twagize abasaserdoti benshi kandi beza muri diyoseze yacu, kuko nabibabwiye tutumisha kugira abapadiri 10 bashya, tukongeraho 2 bo mu miryango Lazariste mu Parote. Ubu rero bwabaye ngombwa kubera ko twari turi kubaza wikendi ugasanga bitahura, bwabaye ngombwa ko tubahuza. Twabahuje rero biba byiza, biratwibura, turishimye. Yewe bwa mbere hanze ubusaserdoti mu mihango nyoboye n'imisa nyoboye y'abapadiri 5, ubundi ahandi hose n'umubare munini babagara guhuza kandi ntayobozi. Ndagira ngo tuve felicitasiyo.
umvaga byandenze no kujya kuri umunota n'umva byandenze. Muri uyu mwanya rero wagira ngo ushime numvikana ndabonye igihe cyo kuvuga ibyo nafite ku mutima, ariko muri uyu mwanya n'abatinye ndagira ngo ushimire. Mbere na mbere ndagira ngo ushimire uburyo naje mwabyeyi ababyeyi baherekeje abana babo, inshuti ziherekeje inshuti zabo, noneho umuryango w'Imana abasaserdoti bizana mwawe muri abasaserdoti ukuntu banganaga. Cyari ikimenyetso gifatika cyerekana ko nakiriwe neza abasaserdoti b'Imana muri Isanga. Kugira ngo abasaserdoti bangana gutya ari abadiyoseze ya Ruhengeri, ari abaparotine ndetse baturutse hirya no hino ari mu gihugu ndetse no mu mahanga, ni ikimenyetso cyerekana ya sano ikomeye dufitanye, isano y'amaraso n'abakristo, n'isano ikomeye iduhuza n'abasaserdoti. Nagira ngo abasaserdoti bashya muzakomere kuri iyo sano ikomeye, isano isuka y'amaraso y'abiranga abakristo, n'isano ikomeye ihuza abasaserdoti. Mu magambo muri za disikuru hagira ngo abasaserdoti dusangiye ibanga n'Imana rero twese byabereye. Ibanga ni iryo ryo kumva ari abagira ubuntu kandi bakiyemeza umuyoboro w'ibyiza byiza. Ibyo bantu bizakomeye kumva ko twagira ubuntu tukabahamagara w'imiyoboro y'ibyiza byiza. Ubwo nagira ngo bagabishimire n'iyi gahunda mu misa ko navuze birebire bijyanye n'umunsi umwanya cy'icyicaro cyiza twagize. Icyicaro cyiza twagize buri wese yagize n'umwana. Diyoseze ya Ruhengeri mu mbaraga zayo, mu maboko yayo, za paruwase ndetse n'iy'abaparotini, noneho kandi ubuhamya umuntu yatanga byagenze neza, mbese nabo abakozi kandi abamisiyoneri, abana mu ishuri ribanza Saint-Marc, noneho nimero nziza baduteguriye. Mubuhamya natanga nabonyemo ikintu gikomeye cyane gihuye n'ibyo nabonye itangaza Imana ikora muri abasaserdoti binjiye mu itongo ryayo. 2015 ubwo binjiye mu itongo twaragize imyaka tubana bari mu seminari ngo ari intumva. Mu mwaka w'ubuwizi tubwirariko yuko abapadiri 10 ba diyoseze ya Ruhengeri bahabwa umwaka bose bararira mu seminari ngo na ntumva. Ibyo bikeke ko hari seminari yindi mu Rwanda ihiga seminari y'umuntu batari kuri abo ngabo gusa, ariko n'abakurikira barumuna babo. Imibare itwereka ko kuva itongo kabiri Kabgayi kagenda Kibanda, seminari nto zo mu Rwanda zose nta seminari n'imwe irusha Nkumba kugira abaseminari bakuru bari mu Rwanda. Uri n'umugisha icyo nagira ngo nkomerezeho ni uko ni ukuvuga ngo bari mu gihe cya 6
bareba, bagize icyo kwandika bareba, tugira n'igihe cyo kubonana gutya tuganira ndeba ukuntu babaza mbese murashaka iki bakarya ibintu bashaka kuba umupadiri ariko narumvise no kugarura mu maso ngenda mbona hari igikorwa cy'Imana kiri kwigaragaza inshuro zose imyaka yose bamaze mu seminari nkuru nagiye gerageza buri mwaka tukabonana, basanze Rutongo, basanze Kabgayi, basanze Nyakibanda. Ubu rero kubona natanga igitangaza cy'Imana kubona umwana wumva ijwi akagenda arushaho gusobanukirwa n'ijwi rimubwira, Imana ikimubwira, yewe akaba n'abagira ubutwari ibintu bikomeye cyangwa se n'uko bahagaze mu buzima ugahita wumva ko rwose ari umuntu wahisemo kandi wumva yahisemo neza. Yasoje yifuza ko yazaza kundeba, nifuza ko baza bazanye barikije n'ababyeyi nanjye nabyungukiramo. Rero abayobozi b'abana kuri gahunda bafite muri iki gihe bareba uburyo twashaka umwanya tukabonana tukaganira bakamenya n'aho ntuye. Nuko n'amagambo meza yavuzwe usibye nimero nziza orchestre, amagambo meza yavuzwe rero wagira ngo nshimire umubyeyi yavuze ibyishimo bye ariko arareba n'icyo Imana akeneye. Navuze ko bari abana bakabibutsa ababyeyi ariko nta mwana ucuka ku mubyeyi, ni ababyeyi nyine ariko bakaba n'abana babo. Uzakomeze kubaba hafi cyambere mubasabira umwana kugira ngo bakomeze kubidahinduka bajye imbere mu butumwa. Noneho n'inama nziza, ni ababyeyi ariko bakeneye inama z'ababyeyi bakuru. Ni mwebwe mwagenda mukubwira muti mwana wanjye, mwana wacu, abana bacu urahana kutumana no kumubwira ngo turi kumwe turagushyigikiye. Bari kumwe na meya bari kuvuga ati mufite inshingano ati ariko visi meya azaza nyakubahwa visi meya turagushimira ko waje uhagarariye ubuyobozi. Ubundi na mutege mu magambo menshi kuba muri hano ni ikimenyetso gifatika cy'ubufatanye kandi n'ijambo ryiza utugejejeho, ijambo rigaragaza ko ushima ubona. Icyo twababwira ni uko tuzakomeza gufatanya kugira ngo uharanire ineza y'abo ushinzwe, abakristo bacu n'abaturage babo. Ubwo rero nyakubahwa padiri uhagarariye abaporotini muri ibi birori turamushimira. Ubundi dusanzwe dukorana ariko mwahaye n'ibyishimo, ntabwo ari ubwa mbere nk'umupadiri abaporotini ari muri ibyishimo byaje by'ibirori. Mwakoze cyane ko mwarifuje ko umupadiri wanyu Kazimi afatanya n'abandi ibyishimo by'uyu munsi, bikaza bishimangira ko babufatanye no kuvuga gusa kuba mufite paruwasi ya Kinoni, ahubwo ubufatanye nka kiliziya
kugira ngo bibe Imana mu kwiyubaka kiliziya. Umwepiskopi aho mufite ubutumwa bikamubona n'umubyeyi wanyu. None kuba muri hano muri maze muri benshi byerekana ko mudukunda, natwe turabakundaga. N'umwanya mwiza rero mbonye kugira ngo ashime ubutumwa bwiza musohoza muri paruwasi ya Kinoni, karimaze imyaka iyo dufatanye urugendo, ariko nagarutseho muri rusange kugira ngo dushimangire uburyo abapadiri banyu binjira mu murongo w'ikinirabushyo turimo mukomereza mutahisha umugozi umwe. Noneho kubashimira paruwasi Kinoni yabyaye Mutete, Mutete uyu munsi ikaba yabyaye Impanga. Tubahaye impundu. Paruwasi Kinoni yabyaye Mutete, Mutete uyu munsi yabyaye Impanga, Padiri Kazimiri na Padiri Yesu. Ubundi Kinoni ikaba yiteguye no kubyara none murabizi. Icyo nabasaba kuko kuri iyi ntambwe mwarushaho kongera imbaraga mu kugira ngo paruwasi cyangwa twifuza nk'ikimenyetso cya yubile y'impurirane icyo kizashoboka. Padiri Defonse ngira mu butumwa uzakore ku buryo ejo nawe nagaruka nabo mu butumwa tuzaganire turebe icyakorwa kugira ngo Kinoni izabyare kuko nk'ubu. Turebe icyakorwa kugira ngo abakristo ba paruwasi ya Kinoni bumve ko bagomba kugira uruhare mu ivuka rya Nkumba, kandi twafatanyije Nkumba izavuke kuko nk'umwana ukiza. Rero nkaba ngira ngo rwose tuzashyiramo imbaraga. Mvuga iki ndeka iki? Munyemereye nasoza mbararika. Ibyishimo dukesha Imana biryoha buri gihe tubisangiye. Mutekereze iyo twicara tukavuga ngo twagize umunsi mukuru w'ubusaseredoti, ntitubone abantu nk'aba mwaje mwabukeye kugira ngo tugire ibyishimo. Aba ari ikibazo. Ubu rero nabivuze muri Kiliziya y'u Rwanda dufite abasaseredoti benshi, n'uyu munsi hari abawuhawe benshi hirya no hino mu gihugu. Muri diyoseze yacu ya Ruhengeri ko turi mu rugendo rwo guhimbaza ibyiza bya Nyagasani. Twatangiriye Nemba ejo mu kwa gatandatu ushize, kwa gatandatu ukurikira uyu nguyu ku itariki ya tuzaba turi Busogo. Busogo ibyaye gutegura kubyara Impanga, nuko kuwa gatandatu ukurikiyeho tugire urwego rwa diyoseze yacu ya Ruhengeri duhimbaza yubile y'impurirane mu rwego rw'ubusaseredoti, aho tuzahimbaza yubile y'imyaka 25 mu basaseredoti bacu batandatu. Noneho janja ibyara Impanga, abadiyakoni 7 bava mu ntege abangaba bahabwa ubudiyakoni uyu munsi, bijyanye n'intego y'uko diyoseze yacu ya Ruhengeri isabwa gukomeza gutanga intore kubera mu muryango, aho mwumvise ko Imana yitorera kugira ngo ishakiye tuba dufite inshingano zo kuba hafi
yumva ijwi ry'Imana tukamufasha kurushaho kuryumva ndetse no gushyigikira kugira ngo ashobore kwitandukanya. Ibitego rero bihuriyeho yuko biduseze yacu Ruhengeri habura ibirori nk'ibi ngibi. Biduseze yacu Ruhengeri habura ibirori nk'ibi ngibi. Ibi ngibi hari amatekerezo ko ari ibintu byiza cyangwa se ari ibintu bihaba bose. Umwepiskopi wo mu bihugu by'Uburayi tugeze kuganira ambwira ko amaze imyaka 10 ari umwepiskopi. Ambwira ko yahaye umupadiri abantu 5 ariko akihanira muri diyoseze ya Ruguru ibifunga seminari kuko ari nta bantu akabarangiza ahandi, ariko ko maze gushyingura abasaserdoti ijana. Yo mureba utashoboye atanga amashyi, utashoboye
turambura amaboko Namaste.